Yes, reka nongere nkubwire nanone ko ari kuri ya YouTube channel yanyu Rodri Entertainment. Tudatinze rero uyu munsi tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025 dufata nkaho ari umunsi nyine w'umuganura ugamijwe mu gihugu hose, hagamijwe nyine kwishima ndetse no gusangira bijyanye n'umuco nyine bise byerekeranye n'umuco twahoze dufite turi abanyarwanda muri rusange. Nibwo rero nyine uyu munsi wa none tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo noneho uyu munsi usa nkaho ugiye kwizihizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse mu duce twose nyine tw'igihugu cy'u Rwanda. Birasa nkaho uyu munsi ari uwaho, mbese ari umunsi nyine wo kugira ngo twishime ndetse tunezerwe, dufate nyine dufate ndetse n'intuza, dufate n'umwanya nyine duserebure, twishimane ko turi abanyarwanda. Nibwo rero nyine nibwo kimwe n'ahandi mu gihugu cyacu cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange, uyu munsi tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025 mu karere ka Burera ndetse no mu tundi twinshi cyane tugiye dutandukanye, yaba mu gihugu cy'u Rwanda yaba n'ahandi hose hano mu gihugu cy'u Rwanda, hijihijwe umunsi mukuru ngarukamwaka w'umuganura mbese muri rusange. Ibirori byo kuwizihiza byabereye mu tugari tugiye dutandukanye mbese nyine tw'igihugu, bitewe n'uburyo bateguye, bitewe n'uburyo nyine uyu munsi bimeze n'uburyo nyine rwose banabyitwayemo biraza kugenda bigaragara cyane cyane. Rero dufate nkaho ari igihugu cyose muri rusange, tubifate nkaho nyine ari gahunda yo kugira ngo igihugu kibanze kizihize, hagamijwe nyine kugaragaza uburyo nyine igihugu muri rusange kimeze n'uburyo igihugu cyahisemo uyu munsi, n'uburyo cyahisemo nyine kugaragaza ko uyu munsi ari uw'ibyishimo muri rusange. Ibindi byaranze ibirori byo kwizihiza uyu munsi mukuru harimo kugura matera imiryango 5 mbese nyine yo guhereza babandi baba bafatwa nkaho batishoboye, mbese nyine ubwo bitewe n'aho byabereye, bitewe n'uburyo nyine aho muri bimeze, bakomeje kugenda bagaragaza ko nyine rwose iki ari igikorwa gishimishije, mbese ari n'igikorwa cyagiye kigaragaza nyine uburyo abanyarwanda bameze n'uburyo babyishimiyemo. Nibwo rero nyine ibi byose byafashwemo umwanzuro wo kugira ngo hagaragare ibyishimo by'abanyarwanda muri rusange. Rero uyu munsi ufatwa nk'umunsi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ukomeza kugenda utembagaza benshi, unashimisha benshi, cyane cyane ko bakomeza no kugenda nyine basanga hakomeje kugenda hitabwa kuri byinshi cyane, bakomeza kugenda bagaragaza nyine uburyo ibyo byose bigomba gukundwa mbese bikanakorwa n'abanyarwanda. Rero hari indyo zibandwa mu bijyanye n'uyu munsi w'umuganura, mu bijyanye nyine no kuganura umunsi wa kinyarwanda, aho usanga higanjemo imyumbati, ibigori, ibishyimbo, inyama rusange, mu bijyanye no kubaga inka, byinshi cyane, ubugari bw'amasaka, mbese n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye bikoreshwa kugira ngo habeho umuganura, tutibagiwe n'amata yo mu bisabo ndetse n'imyumbati n'ibishyimbo, ibijumba n'ibishyimbo ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ibi byose rero bikorwa hagamijwe nyine kwishimana ndetse no kugaragaza ibyahoze ari umuco nyarwanda, mbese no kugaragaza zimwe mu ntego abanyarwanda bafite kugira ngo babe babayeho neza ndetse banagaragare neza mu muco wa kinyarwanda, cyane cyane ko ari nabyo umukuru w'igihugu ashaka kugira ngo nyine hagaragare ndetse hanatahurwe byinshi mu bigaragaza abanyarwanda ndetse no mu bigaragaza nyine igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Nibwo rero nyine hafashwe umwanzuro ndetse hafatwa n'ikigomba gutuma nyine ibi byose bikorwa ndetse bikanagirwamo nyine uruhare mu bijyanye no gushimisha abanyarwanda muri rusange, ndetse no gushyira ahagaragara buri munyarwanda watuma nyine rwose igihugu kirushaho gukora ndetse kikajya hejuru. Nibwo rero abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye, bamwe nyine twita ko barenze,
bagaragaje nyine itangazo rivuga ko nyine abakozi bose bo mu gihugu cy'u Rwanda bagomba guhabwa konje, mbese nyine bagomba gufata akaruhuko kuko nyine bagiye kuba baserebura ndetse bakizihiza nyine umunsi w'umuganura muri rusange, cyane cyane ko nyine bakomeje kugenda banagaragaza uburyo ibi byose ari byiza ndetse binakwiye kugira ngo nyine hagaragare ndetse kugira ngo hafatwe n'ibyishimo ku banyarwanda, kubera ko uyu munsi ni umunsi udasanzwe ndetse ni umunsi ugaragara hose mu gihugu cy'u Rwanda, ukagaragarira nyine abantu benshi cyane hagamijwe nyine kwizihiza ndetse no kuwutaha kugira ngo harebwe ibyakorwa kugira ngo nyine abakomeze bishimire iminsi igenda yizihizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse mu turere twose nyine two mu Rwanda muri rusange. Nibwo rero nyine ibi byose bikorwa ndetse bikanashyirwa no ku murongo kugira ngo hagaragare ndetse hamenyekane n'uburyo ibi byose bigomba gukorwa, cyane cyane ko nyine buri munyarwanda wese yishimira kino gikorwa ndetse akanakigaragaramo bitewe n'uburyo biba bimeze, bitewe n'amahirwe aba yahawe. Ibi byose nyine akomeza kugenda abigaragaramo avuga ati kabisa ibi birakwiye. Nibwo nyine ibyo byose bihitwamo mbese bikanashakishwa nyine kugira ngo hagaragare ndetse hamenyekane nyine amakuru akomeza kugenda atuma nyine igihugu rwose kijya aheza, mbese kikanagaragara neza yaba mu muco wacyo ndetse no mu muco muri rusange, ukomeza kugenda ugaragaza nyine abo turi bo ndetse n'uburyo tumeze muri rusange. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, usabwe gukanda subscribe, ndaje dukomeze n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye.